Mwiriwe muraho nk'ibisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana bane nawe. Uru ni urundi rutonde rw'amazina meza, amazina y'igifaransa cyangwa amazina akomoka mu bihugu bivuga igifaransa, ariko noneho amazina y'abahungu. Ni mu kanya. Izina Laurentine, izina Alodi, izina Melek, izina Kian ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye kwihangana. Betty Vlog 1. Nagutinda kadukomeze ku mwanya wa nyuma nk'ibisanzwe tuza ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 20 dufite izina Mashru, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye urumuri. Naho ku mwanya wa 19 turabona izina Nael, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye impano ikomoka ku Mana. Ku mwanya wa 18 dufite izina Elio, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye izuba. Kadukomereze ku mwanya wa 17 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina akomoka mu Bufaransa cyangwa mu bihugu bivuga igifaransa. Dufite izina Firme, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye gushikama. Kadukomereze ku mwanya wa 16 aho tubona izina Iberi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyabwenge cyangwa se umuhanga. Naho ku mwanya wa 15 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina afite inkomoko mu gifaransa, dufite izina Thibaut, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye abafite umutima ukomeye. Dukomereje ku mwanya wa 14 aho tubona izina Amori, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye umukozi, rishobora no gusobanura umuyobozi. Ku mwanya wa 13 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina akomoka mu gifaransa, dufite izina Cleo, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Bugiriki ku izina Cleus, rikaba risobanuye icyubahiro, ryanasobanura icyamamare. Ku mwanya wa 12 dufite izina Obe, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye kwera, ryanasobanura umucyo. Ku mwanya wa 11 dufite izina Igor, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Burusiya, rikaba risobanuye indwanyi. Katugushimire cyane wowe udahwema kubana natwe, wowe wamaze gukanda subscribe, wowe ureba video zacu umunsi ku munsi, wowe waduhaye like kuri buri video, ndetse nawe waduhaye comment, tutibagiwe abasharinga video zacu. Muri abantu b'ingenzi cyane kuri twe. Kadukomeze dushyigikirane, turusheho kwigana. Kadukomereze ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina afite inkomoko mu Bufaransa cyangwa se mu bihugu bivuga igifaransa. Dufite izina Leni, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Bugiriki, rikaba risobanuye umutima ukomeye nk'uw'intare cyangwa se ufite umutima ukomeye nk'intare. Ku mwanya wa 9 dufite izina Igo, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ubwenge, ryanasobanura umutima cyangwa se umwuka. Naho ku mwanya wa 8 dufite izina Abelal, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se uw'umutima ukomeye. Ku mwanya wa 7 dufite izina Eloi, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye urumuri.
Dukomereje ku mwanya wa gatandatu aho tubona izina Loïc, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye indwanyi izwi. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina akomoka mu Bufaransa cyangwa mu bihugu bivuga igifaransa, dufite izina Kael, ni izina ry'abahungu ryakomoka Irelandi, rikaba risobanuye indwanyi ishoboye. Naho ku mwanya wa kane dufite izina Kimi, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye ukiranuka. Kadukomereze ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo, dufite izina Armand, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye umusirikare cyangwa se ingabo. Ku mwanya wa kabiri dufite izina Timeo, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye kubaha Imana cyangwa se nyiricyubahiro Imana. Kadusoreze ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'amazina y'abana b'abahungu, amazina akomoka mu Bufaransa cyangwa mu bihugu bivuga igifaransa, dufite izina Odilo, ni izina ry'abahungu rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ufite imibereho myiza. Kadugushimire cyane ko wabanye natwe. Naho ubutaha.